ubuhenebere karundura mana dutabare. À la porte, c'est Nancy qui a passé une partie des après-midi avec notre jeune. Oui, oui. Wari icyo nashakaga kukubaza. Warwaye se kuvuga buhoro. Ntabwo nishimye. Wabonye ukuntu ejo Pierre yitwaye muri ariya masengesho ya Serire. Wabonye ukuntu arangarira Nancy akananirwa no gukurikira amateraniro. Ngewe narumiwe pe. None se nkubaze. Ni ikihe kibazo kirimo? Ntabwo uzi ko nari baje kugira ubwoba nibaza ngo ni igikuba gicitse, ni igihe kintu gigaze kirimo. Je nta kibazo mbonamo, ariko kamubaza kwitegereza umuntu, kwitegereza gusa. Reba gato, kwitegereza umuntu gusa hari ikibazo kirimo. Uzi ko n'umuntu iyo adafite amafaranga akajya mu soko akitegereza ikintu bari kugurisha, umucuruzi adashobora kumubwira ngo uri kundebera iki bintu. Ariko umuntu ahuye n'umukobwa bahuriye mu materaniro, ntabwo amuzi, aramwitegereje, cyeze ko rubimbwe nkabaza kugira ngo hari ikindi kibazo cyabaye, kumbi ibyo nta kibazo rwose. Pierre nta kibazo kuri Pierre, it's not a big deal, ntabwo ari ibintu birenze. Ariko uziko nawe ukomeza ibintu gusa ikibazo kirimo aho ngaho ni ikihe? Ariko se koko buriya umugabo nka Pierre ufite umugore mwiza nk'uriya none urabikajije, nese imbwira ikibazo kirimo aho ngaho. Ariko wabonye ukuntu amurangarira akananirwa no gukurikirana amateraniro. Kameme wenda reka tufate ikosa ryo kuba yatarakurikiranye neza wenda amateraniro nk'umukuru w'itorero shingiro, wenda ukaburanga urakariye Pierre kuba ataravuze umurongo wari umubwiye kuvuga. Byo naribonye, ariko kuba yareba umukobwa abonye bwa mbere akamenyana nawe nta bintu birinze. None se Imana yaratubwiye ngo duhunga abantu tutazi, cyangwa tubane nabo duhuje niba ari umugabo avugisha abagabo gusa cyangwa nabirenze. Ariko nawe warabibonye ukuntu amurangarira cyane mu materaniro akananirwa no gukurikira. Afite kubibona byo narabibonye, ariko ntabwo ari ibintu birenze. Ngewe biriya bintu mbona atari ibintu byiza ku muntu w'umukristo nka Pierre. Akabagore yuzi ko nibutse di, niyo mpamvu Suzana navuze ngo atware bahere ifutura mukobwa. Suzana akavuga ngo harandi bagiye kunyura. Yego nyine ntubonye se ko nawe yabiketse. Yarabiketse kandi koko nabyo. Pierre mumufashe hasi, ndamuzi neza, nyizera ni inshuti yanjye. Pierre rwose nta kibazo atesha, uzaze n'umudugudu na mudugudu n'abantu bose. Pierre ubaje na pasiteri cya 10 cya Pierre kizirigi. Oya Pierre mufashe hasi. Ariko ntabwo biriya bintu ari byiza ku muntu nkuriye. Oya niba ari ibyo mbese ni ibyo, ujye yisubirira mu mirimo. Pierre nta kibazo kangirira, ndangiza agapaje nagezemo. La mémoire du cœur. Ubuhenebere karundura mana dutabare.
karundura mana dutabare. Hello. Hello, mwiriwe. Oui, mwiriwe neza. Ko ntabamenye muri bande? Ntabwo mwamenye. Ntabwo nabamenye. Nitwa Nancy, ni wa mukobwa mwahuye mu masengesho. Ejo kuri Christine. Sesa. Uraba se mama mukobwa mwiza Nancy. Cha ndishimye cyane kumpamagaye. Amakuru yawe se Nancy? Amakuru ni meza ndaho bisanzwe by'iki gihe. N'ubushomeri nyine n'ibihe babimeze nabi. Niyo mpamvu rero nari mbahamagaye mbibutse gahunda mwanyemereye yo kumushakira akazi. Okay, c'est bon. Hajya wambwiye uko wize ibijyanye n'iki? Nize ibijyanye n'icungamutungo. Ariko urabona ibiheho biri kugenda byerekeza. Rero kubera ubushomeri nifite muri iyi minsi nta kazi na kamwe ntakora. Nta kazi na kamwe ntakora. Yego. Gapfa kuba kama amafaranga gusa. Yinjiza nanjye ngara uko nabaho nk'abandi bakobwa. Umva mukobwa mwiza Nancy. Yego. Cha ubu akazi gashobora kuboneka. Naka hano kuri muri ofisi yanjye nakajyanye no gukora amasuku. Sinzi niba rero wakemera. Ahubwo sinaba ngakuyeho koko. Ibintu bisigaye byarakaze. Rwose ubu nta kazi na kamwe ntakora. Bitewe n'ibibazo nyine umuntu ari kubona ubu nta kazi na kamwe nakwemera rwose nakemera ko ari ak'amasuku. It's okay, ntacyo bintwaye. Mbo ubwo kuwa mbere saa moya za mu gitondo uzaze duhurire hano ku kazi tuvugane kandi uzaze witeguye gutangira ibindi bijyanye n'umushahara donc ubwo tuzabivugana uhageze. Yes, mana we. Imana ibaha umugisha pe ndumva nishimye. Ndumva mbaye nk'ubonekewe sinjye uzarota ko wa mbere hageze. Rwose murakoze mana yanjye murakoze cyane. Imana ibaha umugisha pe kandi pe Imana mu ijuru byumva ibaha umugisha kuko inkoreye ibintu natekerezaga Imana gusa navuga byinshi gusa Imana ibamera umugisha. Okay, umva mukobwa mwiza Nancy. Yego. Cha rwose si ngombwa kunshimira kuko ni inshingano zanjye zo kugufasha. Uranyikubona narakwishimiye cyane nasanzwe umukobwa mwiza witonda uburanga ufite ikinyabupfura ku buri cyashoboka cyose rwose nagufasha. Murakoze. Rwose naragukunze rwose ibishoboka byose nabigukorera. Ariko reka gatoya ndabona amasaha ageze ya pause. Reka njye kureba ko hari icyo nafata mu rugo. Saa sita ndabona zingereyeho rwose. Ura nawe kuwa mbere. Mugira umunsi mwiza kandi Imana ibaha umugisha. Okay. Kandi murakoze. Merci. Ura mukobwa. Nzamubyaza umusaruro. Kubona umukobwa mwiza nkuriya aje mu biro byanjye. Ninjye nawe. Ikizaba nzanywa n'umuti. Cyaburetse. Sawa
reka nzimye mashini. Shega makuzi. Kuri mu meza. Biriwe gute se ku kazi uyu munsi? Nta kibazo. Mwakoze neza byagenze neza. Nta kibazo. Sanze ntayategura ariko yihanganira ndagira vuba. Okay, nta kibazo. Nanjye urabona ko ari byo bigiyemo kuri telefone. Ndabona ubushyuhe bumeze nabi, ntabwo bafata aya mafunguro n'aya makositime. Madamu rwose nimwe mumeze mute? Ikibazo kuri bisanzwe. Ngari icyo. Kadushima Imana. Mana turagushimiye. Turagushimiye neza n'imbabazi. Turagushimiye ko waturinze. Turinze umutware wanjye none mu bishimo bw'amahoro. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira urukundo duhaye. Yezu Imana imibiri yacu nawe dutunga ubugingo kandi abatayabonye bose baherwa imbabazi zawe izina rya Yesu. Amen. Sheri wanjye mugize vuba rwose. Murakoze. Karibu rwose. Mugize vuba. Ndabona batetse neza. Utekera umugabo biri muri domaine yawe rwose. Cyane rwose urabizi neza. Ibintu byanjye. Wagira umugore mwiza yagira nkawe. Muryoherwe rero sheri. Yego murakoze. Hahirwa umugabo wakwishakiye nkanjye. Ntabwo nawe ntukabyaye. Sha. Untekeye neza. Umunsi wo kazi byagenze neza. Kazi kagenze neza. Ariko biriya bintu dukora byo kuburanira abantu. Uyu munsi nakubitanye n'urubanza. Ko nshuti yanjye. Rwari rukaze rurimo abatangabuhamya benshi. Bisaba kugira ngo njye muri procedure nk'umuntu wize amategeko. Ariko naruburanye. Umva se ko wakoze neza. Ariko nawe ujye wishima uvuga uti. Bagize akazi keza. Wishima uvuga uti nashatse umugabo w'umuhanga. Ndabizirega ko nagushatse mbizi. Muri uyu mujyi wa Kigali. Nuwe mu mugabo w'umuhanga nkanjye. Ndabizi rwose. Umukanya ngiye gukoresha inama y'abakozi. Kandi inama y'abakozi. Urayobora. Nibyo. Biragusaba rero kwambara neza. Mwanteguye ya costume se yindi nshyashya. Kame murabona nk'umuntu urayobora inama. Birumvikana. Ntabwo yajya mu bantu yambaye ibintu bipfuye kubaho. Agomba kugenda yambaye costume nziza igaragara kandi iteye ipasi. Birumvikana. Ntugire ikibazo shere wanjye. Rwose imyenda yawe yose mba nayiteguye neza. Imyenda yawe biri kuri gahunda iri ku murongo rwose. Mba nayiteguye kare ntabwo ugombera kumbwiriza. Kandi rero biri no mu nshingano zanjye gutegurira imyenda yawe. Nicyo nshinzwe. Usubundi undi ntabikoze nk'ubwo nabashinzwe iki koko. Nicyo mwemerera umugore mwiza. Reka n'ubundi naguhisemo nkutoranyije mu bagore 1000. Uzi ukuntu muri mujyi wa Kigali izina bita Pierre ukuntu bandwaniraga. Abakobwa bose nacaga hirya bakanosha ati uriya mugabo Pierre wazamutwihere. Ni byose. Bitanitoronyera ngize wowe ikibasumba Suzanne.
uhitamo abakobwa miliyoni none dore wibereye iwanjye rero jya unkorera byiza icyo ngusezeranyije do ndagacikire sinzaguhemukira na rimwe nibyo ikindi ntabwo nzanagucana inyuma urakoze cyane rwose tumukuri ndagushimiye iyo ndahiro kandi uzayikomereho buriya urahiye n'Imana iba yabibonye erega niko bimeze rwose abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karundura